umukobwa yajyaga ahisha isura ye adashaka yuko abantu bayibona, buri munsi akishyira box mu maso. Ariko reka batwe ukuntu byatangiye uno mwana ari ku ishuri arimo kugenda nyine yishimye agiye gutungura umukunzi we. Umuhungu nyine ari kumwe n'abandi, akimubona nyine aramubwira ati none kuri hano urashaka iki? Aramubwira ati narinje kugutungura nyine ku isabukuru yawe y'amavuko. Aramubwira ati nakuzaniye gift. Yarayimuhaye. Aramubwira ati no gift rwose ikunezeze, ndabizi neza nasizemo ikintu cyiza. Nyine yari umwana kandi nyine akora ibintu bihanye n'abana, aje gutungura boyfriend we. Nyine abana bo muri ino minsi nawe urabizi basigaye bakundana bakiga no muri garidiyene. Aramubwira ati rwose mukunzi wanjye ino gift igushimiye. Uno mukobwa yinjira anamubwira ati kandi rwose si nibyo gusa, nifuza yuko twaba inshuti nyine ukambera boyfriend mwiza nyine tugakundana nk'abasheri. Noneho n'ibibi bya beso gusa ahubwo bikaba iby'abasheri nyine tugakundana ukajya unyita sheri wawe. Abo ngabo bose bavuga ati wow ati byemere, vuga yesi. Bana barasakuza nyine bamubwira ati we vuga yesi. Uno mwana akajya bitekerezaho akavuga ati se mvuge yego cyangwa muhakanire. Uno mukobwa akajya amureba areba nyine arebe se ni iki kimuvamo, ariko mwitegereza avuga ati sino muhungu aranyemerera cyangwa aranyangira. Uno muhungu yinjira amubwira ati mfa rero nkubwire, uri umukobwa mubi nta nubwo uzigera ubona umuntu ugukunda. Aramubwira ati nta nubwo ukwiriye no gukundwa, ati uri umukobwa mubi cyane, ati niyo mpamvu nashaka yuko njye nawe twakundana, atugomba kumenya ibyawe nanjye nkamenya ibyanjye. Aramubwira ati kandi ndabizi yuko nta n'undi muhungu we wagukunda, ati kwa yuko isura yawe ni mbi. Abo ngabo bose mbega bo bafanaga umaze kuvuga nibo bahitaga bafana. Bambwira ati nibyo rwose ni mubi, n'icyo gisura ni kibi. Nyine bakajya bamufana bavuga ati ibyo uvuze ni ukuri. Uno mukobwa yarababaye agahinda karamwica, aratekereza cyane, ibibazo bimubana byinshi. Avuga ati si uko ko ndi mubi? Ati ubu ngubu ararebye abona nta n'undi muhungu wankunda. Umukobwa umujinya yaramwishe arivumbura aragenda. Bose amaze kugenda bose bakaririmba ati rega uri mubi, nta n'uwagukunda, uri mubi. Nyine bana baramusereriza, nawe urabizi abanyeshuri ukuntu basererizanya. Yageze hano kwa papa yinjira amubwira ati rwose papa wanjye ati ibintu byabaye ntago bisanzwe. Amubwira ati uziko abantu bose bambwiye yuko ndi mubi n'igisura cyanjye ari kibi nta muntu wankunda. Papa nyine akamwomeza amubwira ati oya mwana wanjye, ati njye ndabizi yuko uri mwiza, uri umwana mwiza rwose. Ubwo so wabivuze ashingiye kuki avuga yuko uri mubi? Ati njye wakubyaye ndabizi neza kuri mwiza. Umwana ajanga nyine arireba avuga ati koko bishoboke kuba ndi mubi. Arangije abwira papa ati ubu koko ndi mubi birenze. Umwana umujinya uramwica akajya amenagura ibintu akavuga ati burya koko ndi mubi, ati kuki nabimenye kera kose. Papa akamumuriza ati mwana wanjye ntago uri mubi, ahubwo bariya babikubwiye bakubeshyaga, bagucaga intege, nukujya nyine utazajya wiga, nukujya baguca intege. Umwana buri uko abyibutse akamenagura ibintu, umujinya ukamwica akavuga ati burya ndi mubi, nta nubwo ndi mwiza burya wo gukundwa, nta n'undi muntu wankunda. Ariko uno mubyeyi nyine buri umubyeyi ari umubyeyi akamubwira ati rwose mwana wanjye wigira impungenge, mwese kukira umwana nyine kandi urumva ababikubwiye nta bana ntabyo bazi. Nuko nko byagenze nyine umwana afata umwanzuro wo kwishyira hitbox mu maso agapfuka isura ye. Nuko nkuko byagenze umwana buraho giye hose yabaga yambaye box akambara nyine box mu maso kugira abantu batamenya isura ye, ahora yihishe. N'abana chatinga nabo abe kuri telefone, abe kuri Facebook, abe kuri WhatsApp, ahantu hose yabaga arahishe isura ye. Kuryana bose bajyaga bagira amatsiko akibaza ati uyu muntu ninde? Uno mugabo rero ahangaha yaje kubaza muganga ati se umwana wanjye afite ikihe kibazo? Muganga amubwira ati umwana ari nta kibazo na gitoya afite, ahubwo wowe icyo ugomba gukora umwana ugomba kumuba hafi ukajya umuganiriza ukamubwira yuko nta kibazo na gitoya kuko nta burwayi na bumwe afite, ahubwo afite ihungabana. Wowe ukamuba hafi ukamuganiriza ndetse ukanamusubiza no kwiga.
umwana agasubira kwiga, uko yiga azagenda amenyera kandi ugomba kumuhindurira ikigo ku buryo ikigo azajya atazagenda yambaye masike nyine abantu bakamuseka nyine nka bya bindi bisanzwe, ahubwo ugomba we gutangira ukamuganiriza neza nk'umubyeyi umbwira ati rwose ntacyo ntakoze, buri kimwe gishoboka naragikoze, ambwira ati we genda umwana umuhindurira ishuri. Umugabo nuko yaje anyije bari mu kumeza barimo barasangira, nyine aravuga ati bana banjye hari ikintu nifuza kubabwira. Uyu ngo ati niki se papa, nicyo ushaka kutubwira? Akajya amureba nyine akamubwira ati ubuse ikintu watubwira koko ni igiki gitumye nyine uburekeye kurya? Ati kirihutirwa se? Arangije amubwira ati yego mwana wanjye. Amubwira ati mwana wanjye urabizi yuko ndagukunda, none ndashaka usubira kwiga. Abana barasakuje papa w'umutwe uramurya, aravuga ati reka muzehe icyo kintu gisubiza aho gikuye, ntago dushaka kwiga. Yambwiye ati nta na rimwe nzasubira kwiga. Uyu nguyu amubwira ati akose papa igihe yakubwiriye ubuze ngo tureke tubanze twirire nibura tunahage uyisuzane ibyo kwiga, nese yakubwiye ko azabikwemerera kandi yarabyanze nyine. Umwana ntari kubyumva. Uyu nguyu amubwira ati rwose papa sinzigera njya kwiga, papa tuzajyayo. Aranahaguruka amubwira ati ugomba kujya kwiga, ati kwiga niho harimo ubuzima bwawe bw'ejo. Umwana atese ko ku ishuri batanyemera mfite n'iyi box. Papa ambwira ati humura nzaguhindurira ikigo, tuzagenda tubasobanurire neza impamvu nyine ndashaka gukuramo box, kandi humura ntago nyine bazigera bakugora ngo uyikuremo kandi utabishaka. Ati nzakujyana ku kigo cya musaza wawe aba ariho wiga. Umwana nyine avuga ati rwose papa ko numva bitandimo, numva nabishaka. Uno mugabo ambwira ati rwose nta kibazo sister, azagukoreshereza box nziza ikubereye, tuyikore neza ku buryo uzajya uyijyana ku ishuri nyine nta kibazo, nta muntu uzaguseka. Nuko byagenze nyine umwana ahita avuga ati saa nyine ubwo ngubwo ndabyumvise, ntabwo ujya wumva ibyanjye wumva ibya musaza wanjye. Papa ye nyine nawe nta kindi ari bukore, nyine umubyeyi agomba gushakira umwana ikimufitiye inyungu. Buri uko uwo mwana yicaye agatekereza mu ngambwe ati icyo gisura cyawe ni kibi, nta n'umuntu uzigera ugukunda. Arambwira ati urabona ufite isura yo kuba yakundwa. Nuko umukobwa yanje nyine avuga ati ngomba gushyiraho box. Musaza yaje ahangaha ayambaye akabox gashyashya nyine yamwiganye. Aje ambwira ati urambona se? Ati nanjye nambaye box nyine tugiye kujyana nyine tube nk'imanga. Aje ambwira ati wambonye se? Ati no box noneho yo irenze yawe. Ambwira ati kano ka box ni keza, niko nkuzaniye, noneho niko ugiye kujya wambara, icyo ngicyo kirashaje ugomba kugikuramo ukambara kano ka box niko keza. Umwana avuga ati nibyo koko reka box nyikuremo, noneho iyo ngiyo tuyikore neza nyine aba ariyo nzajya ntambara. Urebe umwana yari arimo kurira avuga ati kuki koko ngiye ku ishuri abana bose baranyanga, nta mwana umbwira yuko ndi mwiza, bose bambwiye yuko ndi mubi. Avuga ati ubu ngubu koko nubwo najya ku ishuri ntibazahora babona yuko ndi mubi. Ya box barayitatse nyine bayigira nziza, umwana niwe agiye ku ishuri yambaye. Ariko papa ye nyine nawe biramubabaza ko n'umwana agenda yambaye box kandi umwana we nta kibazo na kimwe afite, umwana we ari mwiza. Papa yamureba muri box bikamutera agahinda nyine bikamubabaza nk'umubyeyi. Urebe akamubwira ariko se mwana wanjye ibi ngibi bizarangirira he? Ati niba udashaka yuko ukuraho iyo box, ati nibura reka ngushyire akaziki ugende wiyumvira akaziki nibura kagushimishe. Uno mugabo nyine akamubwira ati ariko ugomba kwiyakira ukamenya yuko ntago abantu bose bareba kimwe. Uwo niba yarakubwiye yuko uri mubi, ntago abantu bose bareba kimwe. Hari igihe uhura n'ureba yuko uri mubi, hari n'igihe uhura n'undi ukubwira yuko uri mwiza. Ati ibyo niyo mpamvu utakwiye kubyitaho ngo wambare box. Papa yakomeza kugenda amuganiriza. Bahagiye nyine bagera ku ishuri, abakuramo baragenda, asigara hano afite agahinda avuga ati umwana wanjye koko azasobanukirwa ryari yuko nta kibazo afite kandi kari mwiza nta n'icyo atwaye. Aravuga ati umwana wanjye azabisobanukirwa ryari. Umwana nuko nguko byagenze, na papa ye nyine arimo kwiheba avuga ati bigomba guhinduka. Umwana yaje ku ishuri yafunze umwuka,
aravuga ati kama mbaya ngomba kugenda nkajya kwiga, nicyo papa nyine ashaka. Yaje ahangaha asa ku ishuri, ni ishuri rishyashya ntabwo ararimenyera, aje kwigaho bwa mbere ndetse aje kwiga ku kigo cya musaza we, aha niho musaza we yiga. Aje avuga ati si koko ibi bintu nzabivamo. Umukobwa yaraje, abandi banyeshuri bakajya bareba nyine bagaseka, akavuga ati suriya noneho agakorya afite n'ibwoko ki. Umukobwa akajya bitekerezaho ukuntu byagiye bigenda, buri uko yajyaga agenda ajyaga atekereza aturi ikibi nta muntu uzagukunda, aturi ikibi. Ibyo byose nibyo yahoraga yibuka, bikamubabaza nyine ari hano muri box, bikamubabaza akavuga ati si koko ndi mubi cyane koko ku buryo nabura n'umuntu n'umwe nibura ambwira ati ntacyo twaye. Muri uko kubitekereza cyane, umwana hari uwo yagonganye nawe, amaze kumugonga akomeza ya box nyine arayifata avuga ati uyu se ninde, kandi uyu ninde utumye nyine ungonga aya masaha. Kandi umwana w'umugonze nyine afite ibitekerezo byinshi, ariko agongana n'umuntu, arangije ahita yifata aragenda. Uyu nguyu arambwira ati ariko se wiburetse kugenda rwose, ndakwinginze wigenda. Arambwira ati none se witwa nde? Uyu nguyu arambwira ati rero ndi n'umuyobozi wo muri kino kigo, ntugire ikibazo. Arambwira ati iki kigo wijeho nyibereyeho umuyobozi, ati rero wigira ikibazo. Umwambwe ati ni byiza kandi sorry, arigendera. Uno muhungu nubwo yagiye asigaye amwitegeza avuga ati sino mwana udakuraho igikarito mu maso, ni umwana nyabaki, none se afite ikihe kibazo? Uyu ngo ashaka kumenya ibintu byinshi, ashaka kumenya nyine ikihishe kuri ibyo. Muri ako kanya mwana aje yirukanka, hari indi couple, hari ikindi kintu nyine cy'ikigare yahuye nacyo, indi groupe nyine yahuye nayo, arangije arabwira ati mwihangane. Uyu nguyu arambwira ati ariko se wa mukobwa uri umusazi, uranzi cyangwa ntabwo nzi? Arambwira ati uzi uwo ndi we, uzi icyo nshinzwe muri kino kigo? Umwana agashaka kugenda akamutangira, agashaka kugenda akamutangira. Arambwira ati wowe ugomba gukuraho icyo kimaske, narangiza nkakureba nkamenya uwo uri we, wowe uri kuza ungonga nkaho utambonye. Arambwira ati kandi nubyanga abo bango banjye bose bari bukukubite, ati rero ugomba gukuraho icyo kimaske abantu bose bakakubona. Mundebere bano ngaba bamwuzuraho, bamubwira ati ugomba gukuraho icyo kintu. Hari abandi baga bicaye nyine nk'abasongarere, bicaye hejuru barimo baritegereza akantu ku kandi uko ibintu birimo biragenda nuko ibintu byifashe. Wa muhungu yaje ahangaha, uno muhungu ni umuyobozi nyine muri kino kigo, yaraje akuramo maske yari yambaye, ariko avuga ati we muri gukora iki aho ngaho? Ibi ni kimwe murakora uno mwana? Ati nta n'isoni rega murifata mukaza mwe mugakwita uno mwana? Ati murumva nta n'isoni mufite? Wa mukobwa nyine amubonye amwirukiraho, aramubwira ati wenda uriya niwe ushobora kuntabara. Anje ambwira ati ngwino hano wigendere, bariyubareke, reka tugaruke mu ishuri. Uno mwana yaraje hano mu ishuri, baje kumupresenta umunyeshuri mushyashya. Mwarimu anje avuga ati mwabanyeshuri mwe rero uno ni umunyeshuri mushyashya, kandi nazagira umuntu umubwira ibijyanye n'ino box yambaye, kwa ko bari babiganirije mwarimu. Ambwira ati bano banyeshuri se mbabwire yuko witwa nde? Anje avuga ati babwire yuko nitwa Riri. Arambwira ati babwire yuko nitwa Riri. Umwe aravuga ati ati sa nta kibazo. Avuga ati no munyeshuri yitwa Riri, ati nimumugire ikibazo, ino box yambaye nimuyibazeho, nta kintu bitwaye habe na gitoya. Nizeye yuko mubyumvishije, kandi abana nyine urumva ntibari buhakane. Umwana yije avuga ati reka njye kwicara. Muri ako kanya agiye kwicara, batangira kumutera ibipapuro, bakajya babimutera mu maso, bakabimutera mu mugongo, ahantu hose bakajya bamutera ibipapuro. Uno muhungu ne wenyine wari usigaye ahangaha arakaye, ababajwe n'ibyo barimo baramukorera nyine, akajya areba bikamurya, ariko kuko yari mu ishuri nta kintu yari bukore, na mwarimu yararimo. Arangije nyine biramurya, biramubabaza, akana kakaburaho kajya kwicara. Nyine abana bari kumutera ipapuro, bamubushisha amahoro, barashaka kumenya uno muntu wambaye box ninde, kucya yambaye, none se ni mubi koko, nihe mpamvu ari guhisha isura ye? Mwarimu yarakiri mu ishuri byose ari kubyitegereza. Uno mwana abonye agatebe hafi aho ngaho, aba ariko yicara avuga ati mana yanjye, ubu iki kigo noneho nzagishobora. Ati ubu ngubu ibi si byo nabwiraga papa kuva kera akanga kunyumva. Uno
uno mwana abana benshi ntabwo bari kumuha agahenge, barimo baramubangamira. Tugaruka hano muri refe, bari barimo bararya nyine bava gutora ibyo kurya, araza ashaka wa muhungu ngo bicarane aramubura, aravuga ati nta kundi nyine kaniyicarane ntacyo bintwaye. Yaramubuze nyine, agomba kugenda agashaka aho yicara, akayicara ari wenyine kuko abandi bose nta n'umwe wari ukeneye kwicarana nawe kubera ko bari bamufitiye amatsiko ndetse baranamubangamiraga cyane. Bamwe bakamukubita, abandi bakamutera ibipapuro, nyine nawe umuhereza agahenge. Umwana icyo yakoze yavuze ngomba kurya ndi njyenyine. Ngo yaraje ahangaha ashaka kumukuramo ino box, umwana nta nubwo yanariye, bashaka kumukuramo box bakajya bayinyeganyeza cyane, nawe akayirwanaho akanga kuyikuraho, akayifata akavuga ati iki cyana kigira n'imbaraga wana, aturabona ukuntu kirimo kiraturwanya turi babiri. Abandi bagaseka bose bakavuga ati si icyo gikobwa ati buriya ni kibi wana, niyo mpamvu gihisha isura. None niyihe mpamvu yaba ahisha isura se kandi nyine ari mwiza? Ati iyo umuntu afite icyiza arakirata. Abantu bose bakamuseka, abana bose bakamuseka, kandi papa we ngo yaramuhungishije ku kigo, ngo ikigo cyiza nyine kizakimereza agahenge kwa ko bari banabisobanuriye abarimu. Ibyo byose uno mwana akabireba bikarushaho kumutera agahinda, bikarushaho no gutuma yigunga ntagire inshuti yabana nayo mu kigo. Haciye akanya gato rero yaje ahangaha, hari uwo bahahuriye, aramubwira ati rero ihangane ku byabaye byose, nabibonye yuko utigeze urya, ntabwo wabonye umwanya wo kurya. Aramubwira ati rero ihangane kandi nta kundi nyine nta kindi cyo gukora, ukwiye gukomera nyine, ariko hano hari ibintu nakuzaniye ngomba kuguha nibura ukaryaho, unibura inzara ikareka kukwica. Uno mwana yarashonje kandi koko twayibonye, yamuhaye capati. Aramubwira ati rero iryo no capati nibura ikongerera imbaraga ureke kwicwa n'inzara. Umwana niyari buyange kuko ibyo bamuhaye rwose barabyononye, bashaka kumwambura ino box. Avuga ati aho yabankuremo box reka nigendere n'ibiryo mbireke. Uyu mwana ati hangane rero, ati icyiza nuko turi kumwe ntago bazigira bakubangamira, ati turye muri. Uyu ngo aranyisha aramubwira ati ariko se buriya ino box kubera icyo yambara, ashaka kumubaza nyine kumenya ibintu byinshi. Kandi uno mukobwa ikosa ni ukuvuga kuri box. Aramubwira ati kubera icyo ushaka nyine, kubera icyo wambara ino box. Umwana aramubwira ati sare kanigendere, aho kujya avuga ibya box nakwigendera kuko nta muntu umwe yashakaga kubisobanura. Uri mu ngambwa atoya basi mbabara ntago nongera kuvuga ibya box. Aramubwira ati sorry rwose ntago ndi bwongere kubivugaho. Arangije akajya no mukwa akajya mwitegesa nyine muri ya box, akamubwira ati rwose mbabarira ntago nzongera kukubwira ibya box, ndabona bikubangamira. Tugaruke ku rundi ruhande, hari umuhungu waje ahangaha nyine akubita uriya muhungu ndetse nawe aramwishyura. Aramubwira ati wowe ntago ugomba kureka utamenya isura y'uno mukobwa. Yaramukubise amaze kumukubita ahita azana wa mukobwa hano yirukanka. Aramubwira ati byakwanga byakunda, ngomba kumenya urinde uruwa hehe wowe kubera icyo uhisha ino sura. Uno muhungu ni wundi nyine bagonganye bwa mbere uno mwana akiza ku ishuri, kandi uno muhungu afite ikigurupe kinini gikora urugomo kinyuzura abana. Icyo yakoze nawe yaraje amukuramo ya maske, aravuga ati ngomba kumenya urinde kubera icyo uhisha ino maske nyine. Umwana yarababaye, arangije aramureba avuga ati ni wowe unkuyemo maske yanjye. Uno muhungu muri ako kanya aramurebye avuga ati wa mukobwa ni na mwiza. Yatangiye kumureba abona ni mwiza cyane, atangira kureba ibindi, aravuga ati ati yo mba narabimenye kera kose yuko uri mwiza gutya, ntago mba rwose nanjye nari bugukurikirane nyine tukamenyana. Uno mwana akahita yibuka bya bindi bamubwira ati ufite igisura kibi, ufite igisura kibi, nta nubwo uzigera wabona umuntu ugukunda. Uno mwana nyine byose akabyibuka. Muri ako kanya mu kubyibuka yarababaye cyane, arangije ahita na fetinga bitewe n'ukuntu umuhungu yari ari kumwitegereza nyine, akahita yibuka biriya. Hano ngaha twari kwa muganga, bamuzanye kwa muganga, umukobwa amaze gukanguka nyine
aravuga ati ye ati hano ndi ni hehe. Muri ako kanya haza papa we, haza na musaza we nawe saa kwa muganga, aravuga ati nyine wari waguye igihumure uri ku ishuri, niyo mpamvu twakuzanye aha ngaha. Umwana avuga ati Yesu we, uti ntago nambaye harya maske? Aravuga ati mana yanjye, ati munzanire agapfukamunwa, munzanire maske. Ati nibura munzanire maske mfuke mu maso. Ati mana yanjye we, ati byagenze gute kugira mbe nambaye igikarito nyine ariyo ya box? Ati byagenze gute? Nyine wacu murabizi ko tuvuga igikarito. Ati byagenze gute? Ati mana yanjye, ati mumereze maske. Nuko bazanye maske, nyine umwana yishyiraho, nibura yumva yuko nibura nkuko nguko nta kibimutwaye cyane, kwa kisura itarimo kugaragara nyine cyane. Aje avuga ati se byagenze gute? Yibutse ukuntu byagenze, ayibuka ukuntu wa muhungu yamukuyemo kimaske, akanamureba akanamwitegereza cyane. Uno mwana yarabyibutse, amaze kubyibuka nyine ukuntu byose byagenze, arababara avuga ati ni kuri koko cyaje kinkuramo maske kirananyitegereza cyane. Ariko wa mwana nyine yabyibukaga byose ari kwa muganga. Reka batwereke ku rundi ruhande, wa muhungu aricaye aha ngaha. Uno muhungu yitwa Karebu. Yaricaye aha ngaha nyine, Karebu yiyicariye arimo kwirebera ibintu bijya imbere, abona hari ikindi gikundi noneho kije, ari wa mukobwa cyakoze yamuhaye urushyi. Aramubwira ati nta n'isoni wowe, unkureho maske yanjye. Aramubwira ati urumva nta bwoba ufite? Uno muhungu aramubwira ati rero reka nkubwire, noneho niba utari unabizi, none akwiyeho cya kibox. Ati nino maske ngomba gukora ibishoboka byose nkayigukuraho. Umwana arwana nawe arebe nyine yuko yamukuraho ino maske. Ambwira ati rwose ino maske nawe ugomba kuyikuraho. Ati ugomba kuyikuraho tukakureba. Muri ako kanya hari uwaje arwanirira uno mukobwa, twamubonye nyine. Bararwana, bararwana. Ambwira ati wowe urinde ukomeza upfusha ubusura mukobwa, umutesha umutwe nta n'isoni ufite. Wa mukobwa ambwira ati oya rwose wikomeza kumukubita akanapfira aha ngaha bigateza ibibazo nyine ikigo. Arambwira ati ahubwo mwicara hamwe muganire tumenye impamvu. Rumwe akambwira ati kubera iki nyine wowe wanguriya mukobwa, kubera iki nyine utamukunda? Barimo baganira gahoro. Amubwira ati tugomba kuganira n'umwuka mwiza. Umwe akambwira ati umukobwa ndamukunda, undi ati nanjye umukobwa ndamukunda. Ati rero uramukunda? Ati nanjye ndamukunda. Ati rero iyo mbimenya yuko ari mwiza gutya ayambaye na kiriya gikaske ntarebe mukunde. Undi ati rero ubimenye njye namukunze noneho yambaye kaske, amukunze nako yambaye box, niyo mpamvu ngomba no gukomeza kumukunda atanayambaye. Undi ati woya, ati nanjye ndamukunda, ati nyine nawe namukunze box nayimukuyemo. Ati mbona ni igikobwa cyiza wana. Batangira gutongana nyine bashwanira umukobwa. Umwe akavuga ati umukobwa ninjye uzamutwara, undi ati nanjye umukobwa ninjye uzamutwara. Ese biraza kurangirira he? Biraza kugenda gute? Umukobwa rero ikintu yarabitegerezaga cyane, ikintu bakoze. Umukobwa yigurira kandi box kiwe nyine keza, arangisha arakambara. Avuga ati nta mpamvu yo kwambara maske, kangume muri box yanjye. Umwana arayambara, bamuzana aha ngaha. Uriya muhungu afite igikundi kinini kandi kimwubaha. Icyo yakoze yakubise umuntu umwe, amukubita umugeri. Abwira uno mukobwa amubwira ati wabibonye se? Ati noneho nudakuramo icyo gikarito uraza kubona noneho ibiri bube biraba birenze, ntabwo uri buze kunyira wa mukobwa we. Amwe ati nizere yuko ubonye ibyo nkoze. Ati abantu benshi bari hano ngaha baranyumva kandi baranshyigikira, niyo mpamvu uriya muhungu nta kintu na kimwe ari buze kugutabara, uko yuko hano mfite groupe nini cyane irenze. Nubwo uriya muhungu yagira groupe niyarenze abantu 3, ati kwa yuko abandi bose baranyumvira, ati ngiye bumvira. Amwe ati rero ugomba gukuramo icyo gikarito, nutagikuramo ndibuze kuguhemukira. Ati kandi ugomba kubikora vuba nonaha.
n'umukobwa amubwira rwose wigira abantu uhemukira, ahubwo nyine ntabwo igikarito nyikuramo nonaha, ahubwo reka nzagikure mu butaha. Ati kubera yuko nonaha ntabwo niteguye. Abantu bose babona yuko rwose barashyushye, barashaka kumenya uno mukobwa, barashaka kumenya uno mukobwa. Yambwiye ati nta mpamvu z'ibya kera, gikuremo nonaha. Ati kuko nutagikuramo ndi buguhemukire. Ati kandi ndi buhere kuri musaza wawe, kandi nawe urabizi bigeze ku muryango byaba ari ibibazo. Umwana yavuze ati nta mpamvu, reka nyikuremo wenda ndebe yuko urw'uno munsi rwaba rurangiye, nihanganira isura yanjye mbi. Kuko uno mukobwa rwose abantu baramutangariye, baravuga ati uriya mukobwa ni mwiza bigeze hano, kubera iki se yambara box, kubera iki? Ati uriya mukobwa wamubonye, abantu bagatangira kumwifotorezaho, abandi bagatangira nyine kugenda bamwifatishwaho kugira ngo bapostinge barebe nyine umukobwa mwiza bari kumwe nawe. Kandi mu by'ukuri bamubwiraga yuko ari mubi akiri umwana, ariko akuriye yaje kuba agakobwa keza cyane, agakobwa gafinyoye, bakajya bakifotorezaho bagapostinga. Hamwe ati wambonye se, njye nari ndi kumwe na wa mukobwa. Abandi bati wambonye se, bakamufata nyine ku mbaraga bakamwifotorezaho, kugira ngo mukobwa bigaragare nyine yuko bifotozanyije n'umukobwa mwiza. Birangira bari bazi yuko ari mubi kera nyine akiri umwana, ariko arakuza abagakobwa keza, abakanyasto cyane rwose. Nuko nguko tunarangije filimi yacu, naho mu kanya mu zindi filimi nziza cyane ngiye kubategurira, nimucikwe.